by'isi ndashaka kujya mu ijuru ndashaka kwigira ijuru kwa data nzaruhuka ya mibabaro nyereka ko kuba ufite amafaranga ntacyo yakumarira, kuba nasenga neza nkerekwa ntacyo byaba bimarira nimba ntazajya mu ijuru, gukora ibitangaza abantu nkakiza abantu mu izina rya Yesu nabyo ntacyo byamarira, kuba ndi umushumba dore ko nanjye ndi umushumba ntacyo byaba bimarira nimba ntazajya mu ijuru, kuba witwa padiri uri padiri, kuba waba uri shehe, kuba waba witwa ko ukorera Imana ntacyo byabikumarira nimba utazajyayo. Aho rero natangiye kwandika ko mbona ko ibyisi ari ubusa, mbona ko ibyo dutunze nimba tutazajyayo ntacyo byaba bitumariye, kuko hariya tuzajya ikuzimu, aho bita ikuzimu, aho abanyabyaha bazafungirwa, aho abanyabyaha bazahanirwa. Nubwo hari abandi banja numva yamaririki niba nazajya mwijuru ese kubaho yamariki niba nazajya mwijuru ese kubaho bimariyiki niba nazajya ese kubaho bimariyiki niba nazajya. Yesu yari Yesu watukiriho turiho kubw'Nyagasani, turiho kubw'Nyagasani. Iyaba yatari Yesu, iyaba yatari Yesu ntituba tukiriho, ntituba tukiriho. Iyaba yatari Yesu, iyaba yatari Yesu ntituba tukiriho, ntituba tukiriho. Iyaba yatari Yesu ntabwo tuba turiho kuko Imana ikomeje kuturinda. Nabonye imisozi abantu bashira, nabonye ibibaya abandi bashira, n'abakomeye nabo bashira, mbona ndasigaye kandi ntabarutaga, tubona turasigaye tutabarutaga. Iyaba yatari Yesu, iyaba yatari Yesu ntituba tukiriho, ntituba tukiriho. Iyaba yatari Yesu, iyaba yatari Yesu ntituba tukiriho, ntituba tukiriho.
tukiriho amazina yacu ntabakibuka amazina yacu ntabakibuka imiryango yacu ntibikibuka igihugu cyacu ntikiba kikwibuka iyaba yatari Yesu iyaba yatari Yesu ntituba tukiriho ntabwo tuba tukiriho iyabaye we iyaba yatari Yesu Banyarwanda iyaba yatari Yesu Abagande ntituba tukiriho ntituba tukiriho iyaba yatari Yesu iyaba yatari Yesu ntituba tukiriho ntituba tukiriho indwara ziba zaraduhitanye we ntituba tukiriho abatwanga kiba abagambanyi baraduhitanye ntituba tukiriho intambara kiba zaraturajanye ntituba tukiriho impanuka kiba zaraturangije ntituba tukiriho igifungo kiba cyaraturangije ntituba tukiriho uburwayi ntituba tukiriho iyaba yatari iyaba yatari Yesu iyaba yatari Yesu iyaba yatari mwese mubivuge cyane iyaba atari we ntituba tukiriho iyaba yatari iyaba yatari Yesu mwana we ntituba tukiriho ntituba tukiriho hari akandi kantu waririmbye amafaranga ntacyo yagufasha intwaro zikomeye niza kurengera umuryango ukomeye aho wakunyeza ukiriho ubikesha Yesu baturiho kubera Imana amafaranga ntayakurengera intwaro zikomeye niza kurokora umuryango ukomeye aho wakurenza turiho kubwa Nyagasani turiho kubwa Nyagasani iyaba yatari Yesu iyaba yatari Yesu oya we ntituba tukiriho ntituba yemwe ntituba tukiriho iyaba yatari Yesu iyaba yatari Yesu ntituba tukiriho ntituba tukiriho genda shaka kujya mu ijuru genda shaka kwigira mu ijuru kwa data nzaruhuka ya mibabaro n'intambara by'iyi
isi ndashaka kujya mu ijuru ngenda shaka kwigira ijuru kwa data nzaruhuka ya mibabaro n'intambara by'isi kubaho bimariye iki niba ntazajya mu ijuru ese kubaho bimariye iki niba ntazajya mu ijuru bana dufite mu ijuru kubaho bitumariye iki ushaka niba nta murage dufite mu ijuru kubaho bitumariye iki kuririmba neza byakumarira iki niba utazajya mu ijuru gusenga neza kwerekwa neza byo kumarira iki niba utazajyayo uhanura neza bakakwemera cyane byakumarira iki niba utazajyayo ese kubaho bimariye iki niba ntazajya mu ijoro ese kubaho bimariye iki niba ntazajya mu ijoro nta murage dufite mu ijoro kubaho bitumariye iki akazi keza kakumarira iki niba utazajya ijuru kubwiriza neza kwitwa pasiteri ukitwa padiri ukitwa shehe byakumarira iki niba utazajyayo akazi keza kaguhemba menshi kakumarira iki niba utazajyayo kuvuga neza kwerekwa menshi byakumarira iki niba utazajyayo kwemeza abantu kwegera abantu byakumarira iki niba utazajyayo umugore mwiza umugabo mwiza yakumarira iki niba utazajyayo gucuruza neza ukunguka menshi byakumarira iki niba utazajyayo ese kubaho byamarira iki niba ntazajya mu ijuru ese kubaho bimariye iki niba ntazajya ese kubaho bimariye iki niba ntazajya ese kubaho bimariye iki niba ntazajya ukitwa na padiri byo kumarira iki niba utazajya ese kubaho byamarira iki niba ntazajya mu ijuru ese kubaho bimariye iki niba ntazajya mu ijuru ese kubaho bimariye iki niba ntazajya mu ijuru ntacyo ese kubaho bimariye iki niba ntazajya mu ijuru impano nyinshi
zo kumarira iki niba utazajya mu ijoro gukora ibitangaza byinshi bikomeye cyane byo kumarira iki niba utazajyayo gusenga menshi kwerekwa byinshi guhanura byinshi byo kumarira iki icyubahiro cyawe n'amafaranga byo kumarira iki niba utazajya ese kubaho bimarira iki niba nazajya ese kubaho bimarira iki niba nazajya ese kubaho bimarira iki niba nazajya ijuru ese kubaho bimariye iki niba nazajya mu ijuru. Amen, amen, amen. Banisi ubundi busanzwe abantu bakunda kunezezwa n'inyubako zabo biyubakiye bakanezezwa n'amatungo yabo mbese ukabona n'iby'ijuru ntibibe. Hari n'uwo nabwiye ngo ijuru riba harambwira ngo nimba ribaho ribahe ngwese ngo niba mu ijuru ari heza wahabonye yiki muri kino nasubiza uyu munsi byagenze gute kugira ngo iby'isi ubica amazi niko navuga ubitesha agaciro nurangiza uvuge ati ngewe ntacyo bimariye nimba ntazajya mu ijuru. Murakoze cyane. Nyuma yo gukizwa no kunyura mu bigoye ibiruhije tuzagira umwanya wo kubivugaho gihe nzabaha ubuhamya bwanjye. Nyuma yo kunyura muri ibyo bikomeye byose byari binduhije naje kwakira agakiza. Nyuma yo kwizera rero nongeye gusubiza amaso inyuma mu gihe nasengaga Imana ze kumpishurira inyereka ko iby'isi byose ari ubusa. Nyereka ko kuba ufite amafaranga ntacyo yakumarira. Kuba nasenga neza nkerekwa ntacyo byaba bimarira nimba ntazajya mu ijuru. Gukora ibitangaza abantu nkakiza abantu mu izina rya Yesu nabyo ntacyo byamarira. Kuba ndi umushumba dore ko nanjye ndi umushumba ntacyo byaba bimarira nimba ntazajya mu ijuru. Kuba witwa padiri uri padiri, kuba waba ushehe, kuba waba witwa ko ukorera Imana ntacyo byayikumarira mutazajyayo. Aho rero natangiye kwandika ko mbona ko iby'isi ari ubusa, mbona ko ibyo dutunze nimba tutazajyayo ntacyo byaba bitumariye. Kuko hariya tuzajya ikuzimu, aho bita ikuzimu, aho abanyabyaha bazafungirwa, aho abanyabyaha bazahanirwa. Nubwo hari abandi banja numva babyitirira ngo bavuye ikuzimu, ariko hariya niho Imana izafungira, niho hazababarizwa abanyabyaha. Yego. Sinzi niba hari umuntu wajya muri gereza akagaruka akongera akifuza gusubirayo. Nawe ukajyamo batagutumiye avuga ngo ejo uragarutse. Njyewe ntabwo mbyizera. Aho rero niho twita ikuzimu. Aho rero niho mvuga ngo niba nta mafaranga ufite, nimba baba ufite amafaranga, nimba ufite impano zitandukanye, nimba ukora ibitangaza ntacyo byaba bikumariye niba utazajya mu ijuru. Mu ijuru niho tuzanezererwa abizera bose, ni hamwe tuzanezerwa n'umwami wacu, niho hazaba hahembwa abakoze neza. Urakoze cyane. Imana ikugirire neza kubwo kubisobanura neza. Ndagira ngo abakunzi bacu murabyumva nuko uko bimeze. Kuba ku isi ni byiza ariko nanone ntacyo bimaze niba nyuma y'ubu buzima nta bundi buzima witeze. Nimba nyuma y'ubu buzima nta bugingo buhoraho, ugomba kubaho ibyo ufite mu isi akaba ari byo bigufasha ukabikoresha kugira ngo uzaragwe ubugingo buhoraho. Abantu benshi iby'isi birabagusha kandi byagakwiye kubafasha gukorera Imana. Iby'isi bikorera Imana gute? Hari amafaranga ufite wafasha imfubyi, abananiwe kwiga ukabishyurira. Hari amafaranga ufite abashonje wabahereza ibyo kurya, abambaye ubusa wabambika. Twabonye umubyeyi witwa Tabita Dorokasi yakijijwe cyangwa se yatabawe akurwa mu rupfu yongererwa imyaka yo kubaho kubera imirimo myiza yakoze. Birakwiye ko dukora imirimo myiza kuko imirimo myiza niza duherekeza. Yego. No gutanga serivisi nziza mu mirimo yawe ushinzwe uri gukorera Imana. Ndiyo. Yego. Ndawa undi uri guhinga burya gukorera Imana. Ari gukorera Imana. Iby'Imana yaguhaye bifate neza kuko bizaza bije gusubizamo ubuzima ab'Imana yaremye. Tujya tubona abantu benshi bari mu kazi runaka, bari muri biro bashinzwe gutanga serivisi, banahembwa ku kwezi bafite umushahara, ariko rimwe na rimwe ntibatange serivisi neza. Ejo ndi mu rugendo hari ahantu twageze imodoka irahagarara tujya gufata icyo kurya. None mbaza
uwo nari nsanze nyine urumva buri wese agiye ahagaze ku byo kurya runaka. Yego. Ndamubaza ntese ibi nangahe, arandeba aranyihorera. Ndibaza se uyu muntu ntago ari kumva ikinyarwanda, ngerageza no gushyira mu rundi rurimi ariko mu by'ukuri aranyihorera. Ndibaza se burya na hariya ubukoze nabi, kuko uri gutanga serivisi mbi. Nibyo mushumba yaragarutseho, iyo utanga serivisi nziza mu byawe, nubwo yaba atari mu byawe ariko mu kazi ushinzwe, nabwo buri gukorera Imana no gufasha abantu b'Imana. Mu by'ukuri nahaciye nshonje, ntabwo nigezemo n'icyo kurya kandi mfite amafaranga. Urumva rero ni ibintu bigorana cyane, ariko twizera neza ko abantu bazakomeza kujya bumva inyigisho. Uyu munsi ntacyo tuzitwara. Yego, gutanga serivisi mbi ni icyaha. Icyaha cya leta kandi ni icyaha imbere y'Imana. Dutanga serivisi nziza, Imana izabiduhembera. Muri bya bihembo uzahembwa no gutanga serivisi nziza uzahembwa. Birashoboka kuko yanze kukubwira, kuko yashaka kugira ngo ushire amafaranga menshi, nangwa n'umutima mubi, ntawamenya n'ibyo yari yanyuzemo. Nabyo birashoboka, ashobora kuba yari afite n'akabazo. Umubabarire kuko nawe siwe. Yes, naramubabariye, n'Imana igire gute imubabarire. Gusa abantu dukorera isi nk'abazayivamo kandi dukorera ijuru nk'abazaritaha. Mushumba, ntabwo ndi buze kugutinza cyane, reka ngusabe kugira ngo nimba hari message ufite watanga abakunzi b'Imana Irahari TV bari mu Rwanda, bari muri Uganda, bari Tanzania, bari Burundi, aho bari hose, abari Amerika, aba diaspora, bose barakureba baguteze yombi. Abakunzi n'inshuti za Imana Irahari TV, nongeye kubasaba ngo twongere tuganire mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 1:12. Aravuga ngo icyakora abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Tuzirikane ko turi abana b'Imana tubiheshejwe no kwizera. Ndongera kugusaba nimba utarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, nawe uyu mwanya kubera amahirwe yawe yo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ntabwo igihe cyari cyarenga, birashoboka ko washatse ko wakwakira Yesu kabibura, ariko nawe uyu mwanya mbere yuko twasenga avuga uti nanjye ndashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye. Birashoboka ko wahuye n'ibibazo bitandukanye, ukabura uwagutabara, ukabura uwakufata, ariko hari undi wagufasha. Birashoboka ko nta bufasha ufite, hari undi wagufasha urenze babandi utekereza. Uwo ni Yesu wenyine ushobora kugutabara kandi akagukiza. Ngo yaduhaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Niba nawe ushaka kwitwa umwana w'Imana, ushaka kwandikwa mu gitabo cy'abana b'Imana, ushaka kuba umwe mu itorero rya Kristo, ndagira ngo dufatanye nawe isengesho. Dushobora gusenga. Kadusengane nawe. Mana nziza, ndagushimira, ndaguhimbaje, wahabwe icyubahiro. Nongeye gusengana n'abato turi kumwe, haba bifuza kuba abana b'Imana, hari ababona ko ubuzima bwabacanze, ariko uyu mwanya akavuga ati uyu mwanya natwe turashaka ubuzima, turashaka kubaho. Abo ndabasengeye ngo bafate bakomeze, kandi ujye ubigaragariza muri byose, ujye ukomeza kubagirira neza, ujye ukomeza kwihesha icyubahiro kuri bo no mu bugingo bwabo. Byose abikora twashima izina ryawe. Twongeye gusabira umugisha umuntu wese turi kumwe, dusabiye umugisha nabo tutari kumwe kugira ngo bagire neza, kandi duhagaritse imiyaga yose y'umwa Satani. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze, mu izina rya Yesu. Amena. Urakoze cyane wowe wabanye natwe. Nimba utarakora subscribe, kora subscribe, share ndetse na comment. Imana iguhe umugisha. Shalom.